Ezabuti tugiye kuganira kuri leta leta yashyizeho timetable nshyashya. Abanyeshuri bagomba kujya gusubira kwiga. Abanyeshuri biga bagira ibihembwe bitatu: igihembwe cya mbere, bagira igihembwe cya kabiri, bagira igihembwe cya gatatu. Ubwo aba ni abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye, ariko no muri kaminuza bo babera nk'amasemesita. Ni ukuvuga ngo mbere yuko dukomeza nzu making sure ko ukoze subscribe niba utarayikanda ugiye kuri iyo buto iri hepfo y'umukara uyikandeho. Kandi abantu batari bamenye timetable bifuza kujya kwiga ubu bayisharinge. Twagiye iyi timetable izatangira gukurikizwa mu kwa 9. Ubwo bivuze ko kuri 7 z'ukwa 9 abantu bose bakoze ibizamini bya leta amanota yabo azaba yarasohotse, bo muri tronc-commun ariko nabo muri primaire, kuko urabizi bose bakora abo muri secondaire, abo muri primaire n'abo muri secondaire bakora ibizamini, ariko bisohokera rimwe. Abo muri secondaire mu cyiciro cya mbere n'abo muri primaire mu cyiciro cya mbere, nabo muri primaire bisohokera rimwe. Abo muri secondaire mu cyiciro cya kabiri, ubwo ni mu wa 4, mu wa 5, mu wa 6 nibo bidasohokera rimwe. Hano bari kuvuga ngo igikorwa tugiye mbere ko dusoma iyi timetable. Mbese ni ingengabihe yashyizweho na NESA. Ingengabihe rero se cyangwa iragaragaza ko igihe amashuri azatangirira. Urabizi hari abagomba kwiga bakiga mu mashuri, hari abiga mu mashuri y'incuke, amashuri abanza, amashuri yisumbuye. Ubwo noneho abantu bagiye kuzajya biga imyaka 7 muri secondaire kurusha uko biga imyaka 6 kandi bataye kare. Ubu ngubu tugiye gusoma ingengabihe iri imbere yacu. Ingengabihe yatangajwe na NESA. Ubundi mbere hari REB. NESA yaje isimbura REB. Ubundi REB byari bivuze mu magambo arambuye Rwanda Education Board. Noneho iyi ngiyi ni National Examination and School Inspection Authority ikorera mu Rwanda, Republic of Rwanda. Hano bakaza twagiye bavuga ngo igikorwa, itariki kizatangiraho, itariki kizasorezaho, igihe kimara ikiruhuko. Kuko urabizi abanyeshuri bagira ibiruhuko, baruhuka ibyumweru 2, igihembwe cya mbere, ibyumweru 2 mu gihembwe cya kabiri, bakongera bakaruhuka bakaruhuka amezi 2 mu gihembwe cya nyuma cya gatatu. Hano bari kuvuga ngo igikorwa, itariki kizatangiriraho, itariki kizasorerwaho, igihe kizamara n'ikiruhuko. Dufite ibihembwe bitatu: igihembwe cya mbere, igihembwe cya kabiri n'igihembwe cya gatatu. Igihembwe cya mbere kizatangira ku itariki 7 z'ukwa 9, 2026.
ubwo urumva uyu munsi turi ku itariki 7 z'ukwa, urumva harabura ukwezi. Hano itariki kizasorezwaho ni ku itariki 18 z'ukwa 12, kuko icyo gihe hazaba habura iminsi mikeya ngo noheli ibe. Ubwo abanyeshuri icyo gihe hazaba habura iminsi mike ngo noheli ibe, rero abanyeshuri bagomba kuzaza baje kurya noheli, vakansi za noheli n'ubunani. Igihembwe cya mbere rero kizaba kigizwe n'ibyumweru 15. Akaza ngo ntabwo biri mureba. Ufashe 7 z'ukwa 9, ongeraho 7 z'ukwa 9, noneho 7 z'ukwa 12 ni amezi 3. Kandi tuzi ko ubundi cyumweru, tuzi ko ukwezi kumwe guhwanye n'ibyumweru 4. Gufata ibyumweru 4 uteranyeho ukube 3, si ibyumweru 12, tuzaba turi kuri 7 z'ukwa 12, sibyo? Ibyumweru wongera ibyumweru 2, 14, 18, ubwo ni ibyumweru 15. Nicyo igihembwe cya mbere kizarangira, noneho kizamara, uzaruka ibyumweru, uzagira ikiruhuko cy'ibyumweru 2. Noneho twagiye igihembwe cya kabiri, ari kuri 4 z'ukwa 2, 2027. Ikizamini kizasorezwaho ni 2 z'ukwa 4, 2027, ibyumweru 13. Naho ni ibisanzwe nka hano hambere. Ubwo kizamara, nacyo twabonye ko uruhuka ibyumweru 2 hose, usibye mu gihembwe cya gatatu uruhuka amezi 2 muri gahunda vakansi. Igihembwe cya gatatu kizatangira ku itariki 19 z'ukwa 4, 2027, kirangiye ku itariki 2 z'ukwa 7, 2027. Urabona igihembwe cya mbere gifite ibihembwe byinshi kurusha igihembwe cya kabiri. Igihembwe cya kabiri gifite ibihembwe byinshi kurusha igihembwe cya gatatu. Noneho igihembwe cya gatatu ni nacyo uruhukamo amezi menshi, amezi 2. Noneho bagakomeza batubwira ngo ikorwa ry'ibizamini ngiro bya leta. Hari ibyo bita ibizamini ngiro, harimo PBA, TSS, TTT, TTC, SCC na Animal Production. Itariki kizatangiraho rero aba ari ibizamini ukuntu bizakorwa, tuzahera hano ibizamini, ikorwa ry'ibizamini ngiro bya leta, sibyo? Hari ibizamini ngiro, hari PBA, TSS, TTC, SCC and NP. Itariki kizatangiraho kizatangira kuri 31 z'ukwa 5, 2027, kirangiye kuri 18 z'ukwa 6, 2027. Kizamara ibyumweru 3. Ubwo ni igihe kizamara ibizamini bya leta. Hano twagiye ikorwa ry'ibizamini bya leta byanditse. Hari ibizamini bya leta byiba, ibyo bita puratike, n'ibizamini bya leta byanditse, ibyo bita teori. Ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza, kuko amashuri abanza ntabwo akora puratike, yo akora teori. Itariki kizatangiraho ni 3 z'ukwa 7, 2027. Itariki kizasorerwaho ni 8 z'ukwa 7, 2027. Uretse ibi bizamini ngiro bizatangira mbere y'uko amasomo arangira, n'ubundi bizakubwira abanyeshuri bakiri kwiga, ahubwo ibi by'amateori ngo n'ibikorwa by'ibizamini bya leta byanditse nibyo bizaza nyuma. Iki cya mbere ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza bizamara iminsi 3, bizatangira kuri 3 z'ukwa 7, yongeye ku 8 z'ukwa 7.
Sitasiyo y'ibizamini bya leta by'amashuri yisumbuye bizatangira kuri 14 z'ukwa karindwi 2027 birangiye kuri 23 z'ukwa karindwi, bizamara iminsi 10.